Ese nawe waba uri umwe mu bantu batekereza ko kugira ngo umuntu abe yaba umukire ari ibintu bisaba ubwenge bwinshi cyangwa kuba afite amahirwe? Iyo bigeze kuri iyi ngingo ijyanye no kugira ubwenge bwinshi, abantu batangira gutekereza inzira binyuramo kugira ngo umuntu wize amashuri menshi, umuntu wize za kaminuza zitandukanye, aba uwa mbere mu mashuri, birangira ku munota wa nyuma agiye gusaba akazi kuri wa muntu utarigeze akandagira mu ishuri cyangwa se warikandagiyemo, ariko akiga amashuri make, ntiyige amashuri ahambaye cyane ndetse ntiyige na kaminuza. Ariko umuntu wize kaminuza zitandukanye ugasanga arifashe agiye gusaba akazi kuri wa muntu utarigeze akandagira mu ishuri, umuntu ntiyigeze akandagira mu ishuri ariko yagize ubwenge bwo gushinga kampani runaka, agira ubwenge bwo gushinga bizinesi runaka. Wa muntu urangije kwiga amashuri menshi ahise ajya gusaba y'akazi. Ese ibintu binyura mu zihe nzira? Ese koko nawe wemera ko hari ukuri kutavugwa mu mashuri? Mu bigaragara hari irindi banga rikomeye cyane rifasha abantu kugera ku bukire, ritari irijyanye no kuba umuntu afite ubwenge bwinshi cyangwa kuba yarize amashuri menshi. Nanone twagaruka ku kijyanye n'amahirwe. Ese amahirwe hari abo yagenewe, hari n'abo atagenewe? Ese kubera iki wowe utekereza ko ayo mahirwe abakire babonye akabafasha kugera ku bukire bwabo, wowe utayafite? Guys, ibyo byose uraza gusanga hari amabanga yihishe inyuma yabyo, adasaba kugira ngo uba ufite ubwenge bwinshi kugira ngo ube waba umukire, adasaba kugira ngo ube warize amashuri menshi, ahubwo uraza kumenya uko bikorwa, ibyo abakire bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi, ku munota wa nyuma kaza kurangira babaye successful, bageze ku bukire. Wowe icyo usabwa nta kindi, mbere yuko tuza tugaruka n'ayo mabanga atavugwa mu ishuri, ibintu batigeze bakubwira ku ishuri, ndagira ngo manze urebe munsi y'ivideo gato ku ruhande rw'iburyo, uraza kubona buto y'umukara yanditseho subscribe, kandaho, fungura akazogera ka mbere kuri all notification, nubisoza urebe ku ruhande rw'ibumoso munsi ya video gato ukande like, ubundi udusangiza igitekerezo cyawe hasi muri komenti, utubwire uko ubyumva, uko bitekereza ikintu cyafashije abantu benshi kuba bakire ariko abandi bikarangira byanze. Nk'uko tujya tubivuga, usanga abantu bose bahereye kuri zeru, batangiye nta kintu na kimwe bafite, ariko ku munota wa nyuma ugasanga bamwe babaye abakire, bahindutse abamiliyoneri bakomeye cyane, ariko bamwe batangiranye bakiri mu bukene. Guys, aha ni amabanga akomeye cyane abantu batajya babwirwa mu mashuri. Ibanga rya mbere ubundi abakire bakoresha, abakire bakunda kwizengurutsaho abantu bafite umumaro, bakunda kwizengurutsaho inshuti zifite umumaro. Akenshi na kenshi uzasanga inshuti z'abakire nanone ari abakire bagenzi babo, ari ba bantu bafite ibitekerezo biri hejuru, bagira icyo babamarira mu buzima bwabo. Naho ba bantu b'abakene n'ubundi uzasanga bafite inshuti z'abakene zonyine. Guys, nureba abantu bose bakuzengurutse, nureba inshuti ufite mu buzima bwawe, niba ufite inshuti zigera muri 5, muri zo nshuti za 5 zose ufite akaba nta muntu n'umwe ufite aho yigejeje, akaba nta muntu n'umwe uguha igitekerezo cyaguteza imbere, ahubwo bahora bari kugusubiza inyuma n'ibyo wari waragezeho, ibyo ngibyo ukwiye kugerageza ukaba wabihindura. Niba ushaka kuja imbere, igira ku bari imbere yawe. Baravuga ngo umuntu wiga neza yigira ku bari imbere ye. Se niba ushaka kuzaba umukire nka Sina Gerard, kubera iki utajya kwigira kuri Sina Gerard ndetse ngo utangire kumwigiraho n'inshuti, abe yagusangiza ibitekerezo, abe yakubwira inzira zose yanyuzemo n'ibibazo yahuye nabyo, kugira ngo nawe uzamenye uko witwara igihe uzaba uri mu rugendo rwo kugira ngo ube wagera kuri level ya Sina Gerard. Guys, ibi ngibi mukwiye kuba mubyumva neza. Ukwiye kugira inshuti za nyazo, ukwiye kugira inshuti zifite intego mu buzima, zishaka kuva ku rwego rumwe zikaja ku rundi rwego. Ikintu cya kabiri nanone,
ukwiye kuba wamenya, ari naryo banga ritavugwa mu mashuri, ni ugutinya guhomba. Usanga umuntu wize amashuri menshi ari gukora analize nyinshi, ari kuvuga ngo none se ngo ninshora nkahomba ngo biragenda bite. Ntuzigere utakaza umwanya wawe uri gutekereza mu bijyanye no kuba wahomba, uri gutekereza mu bijyanye no kuba watsindwa, ahubwo umwanya wawe wumare uri gutekereza mu kubona inyungu, mu gutsinda muri bizinesi. Umwanya wawe wumare uri gutekereza ku ntsinzi. Numara igihe kirekire uri gutekereza ku bijyanye no kuba watsindwa, bizarangira utsinzwe. Numara igihe kirekire uri gutekereza ku bijyanye no kuba watsinda, bizarangira utsinze. Ikintu ukwiye kuba waha umwanya ni ugutekereza ku ntsinzi, ugafokasinga, kandi kabone n'iyo watsindwa, gutsindwa nacyo ni igice cy'intsinzi. Buriya iyo ugerageje ikintu runaka, ukagerageza bizinesi y'ubucuruzi, bikaza kurangira wenda uhombye, anytime uba wakuyemo amasomo akomeye cyane, uba wabonye impamvu yatumye uhomba, uba wabonye ibyo utakoze neza, ukwiye kuzakosora ubutaha. Iyo ugiye ukabikosora, ukabikora neza, birangira uwungutse, birangira ubonye inyungu. Nkunda kuvuga aka kantu, nimba umuntu yaratinyutse akanyura muri ya nzira y'inzitane ikomeye cyane, akayinyuramo akagerayo yatsinzwe, yabaye nabi, yanyuze ahanyerera, yanyuze mu binogo, yanyuze ahari amabuye, uratekereza bwa kabiri najya kuyinyuramo ajyanye n'umuntu ugiye kuyinyuramo ku nshuro ya mbere, uratekereza abo bantu bose bazagirirayo rimwe? Umuntu aza ahantu hanyerera, aza ahari ibinogo, aza ahari amabuye, aza ahazamuka. We ni ukugenda azi neza iyo ari kujya, kubera ko bwa mbere yagiye aratsindwa, ariko bwa kabiri ari kugenda ari gukomeza azi neza ibintu byatumye atagera ku ntsinzi. Ariko wowe uri kujyayo bwa mbere, uzahura n'ibizazane byinshi. Rero ari nayo mpamvu ukwiye gufata icyemezo. Nimba ufite ibihumbi 100, nta mpamvu yo kugira ubwoba bwo kubishora muri bizinesi. Bwa mbere ushobora gushora ibyo bihumbi 100 washoye, ukaba wahombaho nk'ibihumbi 30, ugasigarana 70, ariko ukaba wabonye impamvu wahombye, impamvu yatumye uhomba. Bwa kabiri wazashora bya bihumbi 70 wasigaranye, bikarangira byungutse, bikarangira bihindutsemo ibihumbi 700, kubera ko wakomeje kugerageza. Ubundi irindi banga abakire bakoresha, abakire bakunda kwikorera ku giti cyabo, ariko mu ishuri aho wize, ndatekereza nawe barakwigishije ko bari kukwigisha kugira ngo uzashake akazi, uzakore muri leta, uzakore mu nganda zitandukanye, ariko ntabwo bakubwiye neza ko gukora muri bizinesi zawe, gukora ibintu byawe ari byo byonyine bizagufasha kuba umukire wo ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu abantu batindaho cyane, batekereza ko kugira ngo umuntu abe yaba umukire, agere ku rwego yifuza, hari ibintu bitwara igihe gito, hari ibintu ushobora gukora mu mwaka umwe, 2. Nyamara abakire barabizi neza ko kugira ngo umuntu abe umukire, agere ku rwego rwifuza, bimusaba gukora cyane, akamara igihe kirenga imyaka 10 yose ari gukora, ari gushaka ubukungu bwe, ari naho birangira ageze ku bukungu bukomeye cyane. Ese nawe ujya wibaza impamvu abakire 10 ba mbere ku isi aribo bayobowe na Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos? Ujya wibaza impamvu muri abo bakire bose, abakire 10 ba mbere ku isi, nuza gukora ubushakashatsi uraza gusanga nta n'umwe uri munsi y'imyaka 40? Se kubera iki abakire ba mbere ku isi bayoboye abandi usanga bose baza hejuru y'imyaka 40? Iyo myaka 40 baba baramaze igihe bari gukora, baba baramaze igihe bari kugerageza ibintu bisha, kugeza igihe birangira babaye successful, kandi bikarangira bageze ku ntego zabo. Ikindi kintu ukwiye kuba wakikuramo ukakibagirwa mu buzima bwawe, ni ugucika intege ndetse no kumva ko ibintu bidashoboka. Ukabona abandi bagenzi bawe bari gutera imbere buri munsi,
naho wowe uri kuvuga ati nibo byagenewe njye ntibingenewe, ni amahirwe bifitiye. Ibyo ngibyo ukwiye kuba wabyikuramo. Numara gutekereza ko ibintu bidashoboka koko uzaba witeze umutego, ntabwo bizashoboka, ntabwo bizigera bishoboka n'umunsi n'umwe. Ariko igihe cyose uzaba ukiyumvisha ko ibintu bishoboka kandi ugakomeza no kugerageza, bizarangira ubigezeho, bizarangira ugeze ku ntsinzi. Ikindi kintu kiba gikomeye cyane, abantu dukunze kugira ibitekerezo, tukagira ibitekerezo byiza ariko tugatinda kubishyira mu bikorwa. Nimba utekereje igitekerezo cyiza, ugatekereza ko ukoze umushinga wo korora ingurube, waba ari umushinga mwiza wakora ukabonamo inyungu. Kubera iki uri gutinda gutangira kuwushyira mu bikorwa kandi ufite n'igishoro? Abantu benshi imishinga yacu yaheze mu bitekerezo, yaheze mu mutwe. Ubundi abakire uburyo bakora, niba atekereje ikintu yagitekerezaho bwa kabiri akumva ni ikintu cyiza, ahita atangira kugishyira mu bikorwa ehereye ako kanya. Natwe buri kimwe cyose tugishyira ejo bundi. Ibaze uyu munsi ufite ibihumbi 500 ushaka gutangira bizinesi, n'undi mugenzi wawe afite ibihumbi 500 ashaka gutangira bizinesi. We afashe icyemezo cyo gutangira iyo bizinesi mu mezi 2 yonyine, naho wowe umaze amezi 5 yose ngo uri gupanga ngo uburyo uzatangira bizinesi yawe. Ese ko ayo mezi 3 azaba yakurusha igihe cyose? Uratekereza wowe nyuma y'ayo mezi 5 ukiri gupanga, wa wundi watangiye bizinesi azaba ageze? Ibintu byose dukwiye kubikora vuba. Nimba wowe wamaze gupanga ukabona ibintu bimeze neza, tangira ku kanya. Ejo ibyo gutegereza ngo ejo cyangwa ejo bundi, ibyo ngibyo siko abakire babikora. Iyo bamaze kubona neza ko ibintu bagiye gukora ari ibya nyabyo, bahita batangira kubishyira mu bikorwa. Guys, nimba wumva iyi video igufashije, hari ikintu wakuramo, gerageza urebe ko wamaze gukanda subscribe, ukanda like, uyisharinge ku bandi mu magurupe ya WhatsApp, kuri bagenzi bawe bakunda filime My Daughter. Ubundi udusigire igitekerezo cyawe hasi muri komenti, uburyo ubyumva, uburyo bishobokamo. Umuntu wize amashuri menshi akiga kaminuza zitandukanye ashobora kwisanga ari we muntu wagiye gukorera wa muntu utarigeze akandagira mu ishuri n'umunsi n'umwe. Bye bye, Avitera Vista, turabakunda.